ndacyahiga inigini gamwe ntago twahiga ndakirukanka basigamwe mu gapinga amaniga pinga ndacyayaha ikigwa biti zanjye mu magazo zirahigwa n'amaniga yaje kwiga ibyo guhanga mfite amavuta ndabarutandika buta kwihiringa nabi kuri data man como tuzo marangiza mukinukiriza kuviki man keturanuka man ko twambaye neza ko tuzi ko tutineye ko mwinukirije mwabaye ile smoke ibu mwabaye niba ari wowe nari cyane muri kumwe ile smoke ibu hayumvira ile tegindia cyane usere mezinga urona yinsko narinzi gose sike umusimani muri ngegera ubusanzwe ubundi niho mwakumva umuntu usuze cyane nukuno kabirenze cha murembwa pe nubwo muri umuntu yababona guki muri abantu babasirima ariko murembwa pe no simani nimba ubunyuze ku muntu warangiza kumva arasuze weda no ni umupeti sinzi nimba ari wose peti no uvusuze nago ari wewe asha nasu urukumva basi burane ngewe uvusuze man ho wakumva bwa mbere umuntu usuze iwana wajyango umwe mwayasamunyiga yubi mumu agaki mugize ngo ndasuze ni ubwa mbere wakumva umuntu asuze iwana wajyango yagasamunyiga gasamunyiga se naga iwana nawe kandi iki gihugu kiragenda ukigisha inama agari n'amashara wagira muri gasamunyiga n'utara umva yambwa nayo nawe redage mani wakoye nuresha guco wagira aho no usubira kumugura no semwe mwakubita ndema yego yandamane ore gasura ariko kandi wowe kandi kigihetse wasanga ngikubisemwa ibyo bisa kwasanga mbigukuye kaje muri imbesire je nkurikije abantu wakumaguze akasenge kana ni ani bisa no mwaza muri babiri mani ngendi agiye kubitonde aba batu nani ikosha nawo twamusira ndaza kumugombo nimushaka bukice kuko da Yesu yazize ubusasha ntago ari ubwa mbere bahora umuntu Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power.